byiza mwe dukomeze kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe sura gacu ni iyihe? Twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Reka mbanze mbifurize umwaka mushya muhire w'2026. Ni umwaka uzababere ibyiza, ibyo mwifuje, ibyo musaba Imana, kandi namwe muzubaha Imana. Byose Imana niyo ibitanga. Nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hamaze inkundura y'uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben, abafana cyangwa abanyarwanda bibaza ngo umuhanzi wa mbere ninde urenze undi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe baravuga ngo ni Tiger B, abandi bakavuga ngo ni 001. Ayo ngayo nyine ni hashtag abakoresha. So witwa Bruce Melody yaduteyemo indirimbo bita Munyakazi avuga kuri The Ben. The Ben nawe adukubita indirimbo bita Indabyo zanjye ivuga kuri Bruce Melody. Ni mu buryo bakomezaga babikora kugira ngo bakomeze bapromotinge igitaramo cyabo bita The New Groove kiri bube ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026 kuri Bonane. Nyine tudutangira umwaka mushya wa 2026. Ku mbuga nkoranyambaga maze inkundura rwose y'abafana. Bamwe bagakoresha imyenda yanditseho Gisamagwe, abandi bagakoresha iyo yanditseho Munyakazi. Nyine bikaba binini cyane, showbiz igakomeza gukura cyane. Ariko ku munsi usoza umwaka wa 2025, ubwo ndavuga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025, nibwo hagaragaye mu mashusho umuhanzi bita Bruce Melody arangiriza umwaka ari mu rusengero. Ndanabumvisha n'ijambo yavuze ryiza, byifuza ko ngo niho yakuriye, niho byagendekeye neza, niho n'ubundi yifuza kuzasazira ari mu Mana. So ni amashusho muri kugenda munayabona Bruce Melody ubwo yatangiraga umwaka ari mu rusengero ari kuririmba indirimbo y'Imana ndetse n'amagambo yagiye atangaza. Abantu bakavuga ati se Bruce Melody yagiye guha Imana icyubahiro, yagiye gusenga Imana ngo ku itariki ya mbere aze kuza gutwika The Ben muri BK Arena. Biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko utwo n'utu nagiye mbona mu makomenti ubwo Bruce Melody yagendaga abitangaza anabivuga. So ni ikintu cyiza kubona abahanzi banini nka Bruce Melody ubwo atangira umwaka mushya ari mu rusengero arimo arasenga Imana ndetse agira n'icyo avuga. Ni byiza cyane, ariko ntibyaherereye aho ngaho. N'uwitwa The Ben Tiger nawe yatangiye umwaka rwose ari mu rusengero arimo arasenga Imana. Urumva byari ibintu byiza cyane. Mwese nyarukira muri comment rero, abantu baravuga ati se ko twabonye Bruce Melody arangiza umwaka mu rusengero na The Ben akaba arangiza umwaka mu rusengero, noneho ninde uraza gutsinda undi muri bato cyangwa mu gitaramo kiraza kuba uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026? The New Groove kabisa gitegurwa na The Ben, harimo n'abaterankunga benshi cyane. Ariko iki ni igikorwa cyiza kandi kinini cyane gituma n'abandi bahanzi baboneraho kujya gusoza umwaka bari mu Mana kuruta gusoza bari ku tubyiniro, bari kuririmba, bari gusunda, bari gukora iki. Uru ni urugero rwiza rwo kubona uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben, abahanzi bakomeye mu gihugu, barangiza umwaka bari mu rusengero. So byatangiye ubwo bakoraga press conference, umwe avuga undi agasubiza, impaka zikaba nyinshi cyane, abanyamakuru bakandika abandi bagakotinga, bikagenda bigenda bitangira aho ngaho. Birangije uwitwa Bruce Melody avuga yuko agiye gutereka indirimbo bita Munyakazi. The Ben nawe atavuga yuko agiye gutereka Indabyo zanjye. Hanze n'izo ndirimbo twaranazibonye zabaye successful, ni indirimbo nziza cyane. So ubwo Munyakazi atereka Munyakazi hanze, The Ben nawe atereka Indabyo zanjye hanze, mwarazibonye.
n'ibirimo mwarabibonye binakomeza bipromotinga igitaramo bafitanye uyu munsi. Rero noneho kuri uyu munsi umwe yagiye mu rusengero n'undi ajya mu rusengero bajya kurangiza umwaka bose bari mu rusengero, bose n'ubundi baranganya amanota ni 3-3, ariko se uyu munsi nibwo turi buze noneho kubona umuhanzi wa mbere mu Rwanda, kubera ko umwe arakora undi agakora, undi agakora undi agakora. Shano kuri kw'Imana Bruce Melody ndetse na The Ben bamaze kugera ku yindi level kandi ikomeye bya hatari. So rero reka mbanze mbumvishe amagambo bagiye batangaza. Nitwa Itahiwacu Bruce, abantu bakunda kunyita Bruce Melody, nkaba ndi umuhanzi. Nanjye nishimiye ko Imana ihisemo ko mwakurangira ndaha. Hashize igihe kinini, imyaka myinshi ntabasha gusoreza umwaka mu rusengero, ariko ni kubundi byatangiye, niko twarezwe. Cya shitani cyagize gutya kiranyihugikana ndatinda, ariko mureke dushimire Imana ko imunsi ndi hano. Hanyuma murakoze igiye kugira nari muzu y'Imana, nari kuri inshuti zanjye ngira umushoferi, izi kamera zazishyura, Sofia zose zazishyura, ariko nugira umuntu utaza reka tugere mu nzu y'Imana, umwaka utangire turi mu nzu y'Imana. Hari impamvu ikomeye ituma umwaka ugomba gutera turi mu nzu y'Imana. Sinashima Imana ko bizarangirira umushoferi. Nizere ko mwabyumvishije. Uwo ni uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben ubwo barangizaga umwaka bari gusenga Imana, bari mu rusengero bari kuragiza Imana imiko yabaha imigisha, yabarinda kandi yakomeza kubateza imbere cyane. So rero ni byiza cyane nko ku bahanzi nka Bruce Melody ndetse na The Ben gukora igikorwa cyiza nka kiriya cyo kurangiza umwaka bari mu rusengero. Ni byiza cyane rwose, nagiye mbona n'abantu bagenda bavuga ngo byari bikwiriye, ariko ikibazo nakubaza nawe nanjye nakibaza ko bose bumwe ari gukora undi agakora, ninde uraza kuza gutwika undi mu gitaramo kibuze kuba uyu munsi? Ni byiza cyane, ntawashidikanya ko witwa Bruce Melody ndetse na The Ben bamaze kuba ubukombe mu muziki wacu nyarwanda, ari abahanzi banini kandi bakomeye cyane. So twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Yari Bruce Melody ndetse na The Ben. Nizere yuko mwamaze kugura amatike, ni muri The New Groove kabisa muri BK Arena, haraza gushya. Twe tuganira amakuru y'imyidagaduro, turi kumwe. Ciao ciao.